Ni mwarimu kijana ukurikiye ndagusuje kandi nguhaye ikaze. Byinshi bitangaje kandi biteye ubwoba biboneka mu ishyamba ry'Amazone. Ishyamba ni agace k'ubutaka bwiganjemo ibiti. Ku isi, amashyamba ahabwa ibisobanuro bitandukanye bitewe n'ibintu binyuranye nk'ubucucike bw'ibiti, uburebure bwabyo, uburyo bikoresha ubutaka, gukoreshwa mu buryo bwemewe n'amategeko hamwe n'umumaro wabyo nk'ibidukikije. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa n'ubuhinzi FAO risobanura ishyamba muri ubu buryo. Ni ubutaka burengeje 0.5 bya hegitari burimo ibiti bifite uburebure burenga metero 5. Hifashishijwe iki gisobanuro, isuzuma ry'umutungo w'amashyamba ku isi cyangwa se Global Forest Resources Assessment mu rurimi rw'icyongereza ryakozwe mu 2020 ryerekanye ko icyo gihe amashyamba yihariraga hegitari miliyari 4.06, ni ukuvuga hafi 31% by'ubutaka bwose bugize isi. Amashyamba niyo aduha umwuka mwiza duhumeka cyangwa se ogisijeni, ni ubwugamo bw'izuba n'indiri y'inyamaswa zimwe na zimwe. Atanga akazi, amazi, intungamubiri ndetse akanaba isoko y'ibicanwa. Abantu benshi batunzwe n'amashyamba ndetse amashyamba aramutse ashizeho abantu nabo bashobora gushira ku isi. Reka noneho tugaruke ku ishyamba ry'imvura rya Amazon. Turivugeho byimbitse nk'ishyamba rifite umwihariko kubera ibinyabuzima birimo biteye ubwoba kandi bitangaje. Amazoni niryo shyamba rinini cyane ku isi, rizenguruka ibihugu 9 byo muri Amerika y'Amajyepfo, rikaba rifite kilometero kare miliyoni 5.5, ni ukuvuga mayiro miliyoni 2.1, kandi rizwiho kuba rifite ibinyabuzima, ni ukuvuga ibimera n'ibikoko bidasanzwe ndetse byinshi ku buryo nta handi wabibona ku isi. Amazoni ni ishyamba rigira uruhare runini mu gutunganya ikirere cy'isi yose, kuko hejuru ya 20% by'umwuka duhumeka ku isi uturuka muri iryo shyamba ry'Amazoni, ndetse na 30% by'umwuka wanduye uva mu nganda no mu bindi bihumanya umwuka ku isi ujya muri Amazoni, ibiti byayo bikawuyungurura bigatuma abatuye isi bagira ubuzima bwiza. Icyakora ngo iri shyamba rihura n'ingorane zikomeye ziterwa no gutema amashyamba, imihindagurikire y'ikirere n'ibindi bikorwa by'abantu byangiza ibidukikije. Urubuga rwa Wikipedia rugaragaza ko Amazon ari ishyamba rinini ku isi ririmo byinshi bitangaje, ndetse umuntu atabura no kuvuga ko biteye ubwoba. Bakakubwira ko muri iri shyamba harimo amazi ashyushye, ibikeri bibonerana n'ibindi byinshi bitangaje, nko kuba harimo ibiti bigenda byitwa walking palms. Abashakashatsi bavuga ko ugize ibyago ukajugunywa muri iri shyamba ry'Amazon, ngo utagakwiye kwirirwa wigora ushakisha aho usohokera ngo uvemo, ko ahubwo byaba byiza ushyize imbaraga zose mu gusenga kugira ngo Imana ikwakire mu bayo. Bagashingira ku bunini bw'iri shyamba ringana n'inshuro 17 ugereranije n'igihugu cy'Ubwongereza, wongeyeho n'ibirwa bya Ireland, kandi ikindi gishingirwaho ni ukuntu rizitanye. Nk'uko twabivuze haruguru, Amazon ni ishyamba riherereye muri Amerika y'Epfo. Ubunini bwabyo bukora ku bihugu 9 birimo Brazil yiharira igice kinini cyaryo kingana na 58.4%, Peru 12.8%, Colombia 7.1%, Bolivia 7.7%, Venezuela 6.1%, Guyana 3.1%, Suriname 2.5%, French Guiana 1.4%, na Ecuador 1%. Duhereye ku miterere yaryo, Amazon ni ishyamba ryuzuye ibiti by'inzitane byugarijwe n'umwijima mwinshi, ku buryo hagati mu ishyamba hahora ari nijoro. Abashakashatsi bemeje ko 1% by'urumuri rw'izuba ari rwo rubasha gucengera mu biti by'iri shyamba. Bakavuga ko n'iyo imvura iguye bifata nibura iminota irenga 10 kugira ngo ibitonyanga bitangire gucengera bigere hasi ku butaka bwo mu iri shyamba. Ikindi umuntu agomba kumenya nuko hagati muri iri shyamba ry'Amazon hanyuramo umugezi wa mbere munini ku isi mu bugari, nawo witwa Amazon River.
Urubuga rwa Rainforest Cruises ruvuga ko umugezi wa Amazon uri hagati ya kilometero 3.2 kugeza kuri kilometero 9.6 z'ubugari mu bihe bisanzwe, ariko ngo iyo imvura igwa uru ruzi ruraguka rukagera kuri kilometero 48.3 z'ubugari. Ni umugezi ufite uburebure bwa kilometero 6,400, niwo mugezi wa mbere mu bunini ku isi, ukaba wa kabiri mu burebure nyuma y'umugezi wa Nile. Amazon River ni umugezi ufite amazi menshi cyane, hakabamo n'ibiremwa byinshi bitangaje. Ikindi mwamenya nuko muri iri shyamba ry'Amazon hagaragaramo n'inyamaswa yo mu bwoko bw'umuserebanya, aho abashakashatsi bawise Jesus Lizard, ni ukuvuga umuserebanya umeze nka Yesu. Bawise kurya, bawugereranya na Yesu kuko ari we wakoze igitangaza cyo kugendera hejuru y'inyanja, kuko ngo n'uyu muserebanya ufite ubushobozi bwo kugendera hejuru y'amazi, ibintu bitamenyerewe ku miserebanya isanzwe. Uyu muserebanya ufite ubushobozi bwo guhagarara ku maguru abiri nk'umuntu, ubundi ukiruka cyane hejuru y'amazi ukambukiranya imigezi yose kandi nta kwibira, ni ukuvuga kurohama mu mazi na gato, ibintu usanga bitakorwa n'ikindi kiremwa hano ku isi. Ikindi gitangaje muri Amazon ni uko harimo ibikeri bifite uruhu rw'ikirahure, ni ukuvuga rubonerana, ku buryo iyo urebye icyo gikeri uhita ubona ibice byacyo byo mu nda mo imbere kuko habonerana. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mwaka wa 2006 bugaragaza ko hari umugezi uri mu iri shyamba ry'Amazon. Kera amazi yawo yavaga mu burasirazuba bwa Amerika y'Epfo agana iburengerazuba, ariko mu myaka myinshi yakurikiye byaje guhinduka. Amazi akajya agenda ikinyumanyuma, kugeza ubu amazi agenda asubira inyuma, ibyo twita rewind mu Cyongereza, bitandukanye n'uko byari bisanzwe mbere. Amazon kandi yifitemo n'indi migezi minini, harimo nk'umugezi uhorana amazi abira nka yakwari ku bugari. Aya mazi kandi bivugwa ko hari igihe ashyuha kugeza ku gipimo cya dogere Celsius 93, ku buryo niyo wanyura iruhande rw'uyu mugezi utangira kubira ibyuya kubera umwuka ushyushye uzamuka muri uwo mugezi. Naho ibikeri, inzoka n'utundi dukoko dusanganywe agasuzuguro, iyo tuguyemo usanga twose tureremba hejuru y'ayo mazi twapfuye. Ikindi kintu gitangaje muri iri shyamba ry'Amazon, harimo ibiti bidasanzwe ku buryo bimwe bigenda ari byo bita walking palms. Ibi biti ntabwo bigenda nk'abantu, ahubwo bigenda buhoro buhoro kandi mu gihe kirekire, ku buryo iyo igiti gishaka kumera, imizi yacyo itangira kugenda ishakisha urumuri rw'izuba mbere y'uko igiti kizamuka, ku buryo igiti gishobora kuva kuri metero 1 kikajya kuri metero 20. Hano ni ukuvuga ko umuzi w'igiti ucengera mu butaka ukagenda mpaka ugeze aho washimye ko igiti cyawo kizamerera. Mu nyamaswa ziri muri iri shyamba ry'Amazon kandi twabibutsa ko ryuzuyemo inzoka zitwa anaconda. Ni ubwoko bw'inzoka nini cyane ku isi kandi zitinyitse cyane. Bivugwa ko izi nzoka zatangiwe kuba ku isi mu myaka ibarirwa mu bihumbi yashize, ariko nk'uko bisanzwe izi nzoka zo mu bwoko bwa anaconda nta bumara zigira kimwe n'izo mu bwoko bw'uruziramire, ahubwo ni inzoka zitinyitse kubera imbaraga z'ubunini bwazo. Inzoka za anaconda ziri mu bwoko bwinshi kandi ziteye ubwoba, ariko izizwi cyane ni iz'icyatsi kibisi. Anaconda niyo nzoka ipima ibiro byinshi ku isi, kuko iyo ikuze ishobora gupima ibiro bisaga 250, ikagira n'uburebure bwa metero 9. Bivugwa ko uramutse ugize ibyago ugahura n'inzoka ya anaconda, wibeshye ukajya kuyihungira mu mazi, byaba bikurangiranye burundu, kuko burya ngo umuvuduko wayo mu mazi ni nk'umwambi urashwe kure. Rero ngo byaba byiza wirukankiye ku butaka kuko ho igenda buhoro. Anaconda yikundira kurya ingurube z'ishyamba arizo zitwa isatura n'utundi tunyamaswa, ariko bikaba gake cyane kuba anaconda yarya umuntu, dore ko batanahura kenshi nayo. Iyo anaconda iriye ikintu igahaga, imara ukwezi kose nta kindi kintu irarya, kuko ifite uburyo ibika ibiryo mu nda. Kimwe n'igihunyira, inzoka ya anaconda ngo ibona neza iyo hari umwijima ukabije, kandi ni inzoka izi kwihisha cyane ku buryo ishobora kwigira nk'ibuye cyangwa umugina ukagenda ukaba wayicaraho utabizi.
ni zimwe mu nzoka zitaboneza urubyaro kuko zimyana mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu, zikabika amagi mu nda avuka nyuma y'amezi 6. Anakonda ibyara hagati y'abana 20 na 40, ariko bashobora no kugera ku 100. Ikindi twababwira nuko muri iri shyamba rya Amazon habamo udusimba twitwa intozi. Ni intozi zitangaje ku buryo iyo uriwe n'urutozi ugira ububabare bungana no kuraswa isasu mu kaguru, kandi izi ntozi zifite ubumara butuma iyo rukuriye uhita ubyimba umubiri wose hatitawe aho rwakuriye ku mubiri. Si ibyo gusa kandi, kuko ikindi gitangaje ndetse kinagora benshi kwiyumvisha nuko mu ishyamba rya Amazon uramutse usimbutse urupfu waterwa na anakonda cyangwa izo ntozi, ngo uko biri kose igihe uririmo n'ubundi uzahura n'ibindi bisimba byinshi birimo amafi bita electric eel. Ni amafi manini ashobora gupima ibiro birenga cyangwa bigera kuri 20. Ariko igitangaje si ibiro bipima, ahubwo iyi fi iba yifitemo amashanyarazi mu ruhu rwayo, ku buryo iyo ukoze ku gice cy'umurizo wayo ukubitwa n'umuriro w'amashanyarazi udasanzwe, ngo ni umuriro ufite volte ziri hagati ya 300 na 650. Gusa aya mafi ntashotorana, ariko inyamaswa nk'ingona igerageje kuyirya ihura n'ikibatsi cy'amashanyarazi. Usibye inyamaswa twavuzeho cyane muri Amazon, kandi habamo ubwatsi bwitwa Victoria Amazonica. Ni ubwatsi bunini bumeze nk'urufunzo, akenshi usanga bureremba hejuru y'imigezi iri mu ishyamba rya Amazon. Ibi byatsi kandi ngo bishobora gukoreshwa nk'ubwato, ku buryo ngo wabyicara hejuru ukaguma kureremba ku mazi nta kibazo. Kimwe mu byo tugiye gusorezaho mu bitangaje nuko mu ishyamba rya Amazon nubwo huzuyemo inzoka za anakonda, hakabamo n'amafi afite amashanyarazi n'ibindi bikoko biteye ubwoba, hari umugabo waciye agahigo yoga mu mugezi wose arawambuka. Uwo mugabo yitwa Martin Stray. Mu mwaka wa 2007 yakoze ibintu bitangaje, yoga mu mugezi wa Amazon mu minsi 66 paka ashirwa arangije umugezi wose ungana na kilometero 6 na metero 400. Aho yakoreshaga amasaha 10 ku munsi yoga agana imbere, kandi abizi neza ko habamo ibiremwa biteye ubwoba, anyuramo kugeza ushoje mu minsi 66 isi yose ikura ingofero. Ikindi, nubwo iri shyamba riteye ubwoba bivugwa ko rituwemo n'ubwoko 400 bw'abantu bibera hagati mu ishyamba kandi bakabona ibyo bifuza byose, ndetse bamwe mu batuye muri Amazon babayeho batazi iby'iyi si jye nawe dutuyeho. Ikibabaje nuko abashakashatsi bagaragaza ko mu myaka 40 iri imbere iri shyamba rizaba ritagihari kubera uburyo ikiremwa muntu cyangiza ibidukikije. Ibi byose bigaragara ukurikije uburyo abantu ku isi hose bari gutema ibiti byinshi ariko bagatera bike cyane. Ibi bigatuma hakekwa ko ishyamba rya Amazon rifatwa nk'ibihaha by'isi naryo rishobora kwangizwa n'ikiremwa muntu, bityo mu myaka iri imbere rikaba ryashiraho. Reka dusoze iyi nkuru yacu tubabwira ko ari byiza ko abantu bakomeza kurengera ibidukikije, cyane cyane amashyamba, kuko afitiye abatuye isi umumaro mu buryo butandukanye, harimo no kubona imvura ariyo ikuza ibimera, ndetse abantu bakabona ibyo kurya. Uramutse ufite inkuru ushaka ko twazakugezaho cyangwa se tukagukoreraho ubushakashatsi, waduhamagara cyangwa ukatwandikira, ariko nkwibutsa ko wakora subscribe niba utarayikora, ndetse ugakanda ku kazogera kari ku ruhande kugira ngo igihe cyose dukizeho inkuru ihite ikugeraho. Kanda like, share na comments kugira ngo turusheho kubana umunsi ku wundi. Mugire amahoro y'Imana, ndabakunda cyane, muhahe muronke.